Yaduhemukiye pe naho yagiye amenye ko yaduhemukiye ako mwazamuzanye bukamuhanira imbere yacu niko twe turi kubyifuza bamuhanira imbere yacu bamurasa bagira gute kuko ibintu yakoze natwe dutesheje agaciro nk'abategarugori ibaze kwicira umugabo washatse wagukoye iwanyu umugabo agukoye iwanyu erega burya baguteturuye none uraje uramusuzuguye nonse waje gukora iki ubwo ngubwo rero arangije nibwo rero yamucunze amaze gusinzira araza afata umuhini amukubita uwa mbere amukubita uwa kabiri uwa gatatu niwe wamwishe umwana nibwo bo baje mbese batabizi ko se yapfuye babimenya mu gitondo yabyiyemereye niyo mahirwe ahubwo twanagize kuko yaza guhakana biba byagoranye ntago yigize ahakana yasubiyemo avuga yuko yamukubise imihini 3 yarangiza akamutwikira navuze yuko ntaribi yiri wazengurukana inkoko y'umugore ari cyo yamuhoye umwana yaje arambwira ngo rero ngo ntaribi ngaje ngo yagurishije inkoko ya mama ngo none ngo ntaribi tugiye kureba mu gitondo ngo dusanga ngo yapfuye nose hapfuye inkoko cyangwa hapfuye ntaribi ngo hapfuye ngo ntaribi nubwo hapfuye inkoko namwe mu maravuga ntaribi atireka da hapfuye ntaribi nese bigenze biteze kugira ntari bapfe uyu nyakwigendera abaturage bari bakunze kwita ntaribi ni umugabo warusanzwe yitwa Maniraguha Jean Claude akaba yaratuye mu mudugudu wa Bweramana uherereye mu kagari ka Rwanyamuhanga ahangaha ni mu murenge wa Mushikiri turi mu karere ka Kirehe abaturage bavuga ko bababajwe n'urupfu yapfuye dore ko ngo yishwe n'umugore we amukubise imihini igera muri 3 yamara kwimukubita ubundi ngo akamworosa uyu mugore wishe umugabo we akanabyiyemerera n'umugore witwa Uburiyemuye Theophile akaba ari we bari basanzwe babana nk'umugore n'umugabo ariko abaturage bakavuga ko n'ubundi ngo babanaga mu makimbirane dore ko ngo n'ubundi umwe kuri umwe yabaga mu cyumba cye ngo batararanaga nk'umugore n'umugabo imbarutso yo kugira ngo uyu mugore yice umugabo wamukubise imihini igera muri 3 abaturage bavuga ko ari inkoko bapfuye ariko bagiye kudusobanurira byose uko byagenze akantu ko kandi abaturage twaganiriye bose bafite amakuru atandukanye by'umwariko yaba ku mubano wabo bombi ndetse by'umwariko no ku cyaba cyabaye imbarutso yo kugira ngo uyu mugore yambure ubuzima uyu mugabo wereka twumve aba baturage twasanze muri uyu mudugudu batubwire byinshi by'umwariko ku makuru y'uru rupfu ariko nanone batubwire byinshi ku makimbirane n'ubundi abo bombi bari basanzwe babayemo ndagira ngo mbere yuko tubumva amasogonda make cyane nkwibutse ko kuri ubu ikigo rukumbi gishobora kukwigisha imyuga ariko nanone gishobora kukwigisha imyuga cyamara kukwigisha kikaguha akazi ukabasha gukorera amafaranga ni ikigo kimwe kibikora ibi ngibi muri iki gihugu cyacu ni ikigo cyitwa Umuhuza Business and Training Center ni ikigo kimaze kuba ubukombe ariko by'umwihariko kuri ubu kikaba gikorera mu mujyi wa Kigali aho bafite icyicaro gikuru i Nyamirambo ahazwi nko kuri 40 waba ufite akazi waba udafite akazi ushobora guhitamo isaha ushaka kwigaho akaba ariyo wigiraho ariko icyo nakwibutsa nuko aba bafite amacumbi ku bahungu n'abakobwa kuri iyi myuga yose itandukanye bigisha ushobora kubavugisha bakaguha ibisobanuro bitandukanye ubundi nawe ugatangira kwiga umwuga waguhindurira ubuzima vugisha iyo nimero baragusobanurira byimbitse ubundi nawe utangire kuba wakwiga umwuga wagufasha guhindura ubuzima bwawe reka tugaruka n'iyi nkuru yumvikanye muri Kirehe ariko by'umwariko reka tureka abo baturage badusobanurire uko iyi nkuru yaje kuba yamenyekana ukuntu byagenze abana bagiye umwana umwe yagiye ku mupira ariko yari yabanje no kujya kurepeta arangije aravuga ati reka njye ku mupira n'abandi bana ubwo avuyeyo araza ariko atazi ibyabaye ahageze ubwo bwari bugorobye ararya arangije kurya ajya kuryama noneho kuri uwo mugoroba abandi bana bato bo muri uru rugo bari bagiye kuvoma nyina yari yabohereje kuvoma arangije bavuyeyo nabo baraza bararyama bamaze kuryama nuko mu gitondo bukeye umwana w'umuhungu mukuru agiye gusenga ageze mu buriri ejo mu gitondo yageze mu buriri abona se aryamye yubamye noneho arangije aramukomakoma ku maguru yumva ise ameze nyine nk'umuntu wumye noneho arangije arahamagara abona ise ntakiri kuvuga
arazahamagara umuturanyi wa haruguru, arangije kumuhamagara araza barareba babona umuntu wimye kera, barangije baramwubura nyine bamugira neza, babona muno mu gahanga yabyimbye, muno harimo icyobo n'umungumu, hano yabyimbye, amaraso yatembye ku mazuru. Ubwo ngubwo birangije nibwo uwo mwana mukuru w'umuhungu nibwo yatangiye guhamagara abantu ngo baze barebe. Nanjye nari mbyutse mu gitondo ngiye kuvoma, mpura n'abaturanyi barambwira ati ngwino tujye kureba Ntaribi ngo yitabye Imana. Nahageze, maze kuhagera nsanga koko byabaye, turareba, tumaze kureba dusanga ibyo bikomera aracyabifite, aracyabyimbye mu maso na ya maraso. Ubwo ngubwo birangije umuyobozi baramuhamagaye nawe barahageze, baramubwira ati aratubwira ati hatagira umuntu uri buve hano. Natwe twahagumye, umudamu tukamubaza se byagenze bite, wakatubeshya akatubwira, yarari no gukubura, akatubwira ati umusaza yaje aza yasinze, nyine agashaka kutubwira ukuntu wenda ari nk'ibiyobyabwenge byamwishe. Turamwihora ati ubwo nyine nta kundi. Ubwo bigeze aho ngaho nibwo bavuze ati nimuze tugende, babajyana ku kagari. Babagejejeyo ubwo ngubwo uwo mwana w'umuhungu niwe bahereyeho baramukubita, bamaze kumukubita bagera kuri nyina. Nimba ari wenda nk'Imana yamuvugiyemo kugira ngo wenda atabare umwana wiwe, nibwo yageze aho ngaho bamukubise ku munota wa nyuma, aravuga ati rero nimundeke, n'ubundi ninjye wabikoze, ngo namukubise umuhini wa mbere, mukubita n'uwa kabiri, uwa gatatu niwo wamwishe. Nuko nguko byagenze, nibwo babagaruye hano, umukomando abituganirizaho, nuko nguko byagenze, niko amakuru twayamenye. Umugore niwe wishe umugabo, nyine yamukubise iyo mihini, yararyamye, yaramusanze mu buriri aryamye, kuko yari yanatashye kare, saa 9 yari yageze mu rugo, abaho kuganira n'abandi, n'umukazana we bari kwiganirira. Ubwo ngubwo rero birangije nibwo yagiye kuryama. Ubwo rero yari yaryamye agaramye, arangije ahita abana we yahise abohereza kuvoma kugira ngo agere ku mugambi we nk'uko yari yabiteguye. Ubwo ngubwo rero arangije nibwo rero yamucunze, amaze gusinzira araza afata umuhini, amukubita uwa mbere, amukubita uwa kabiri, uwa gatatu niwe wamwishe. Umwana nibwo bo baje mbese batabizi ko se yapfuye, babimenya mu gitondo. Niwe wabyemeye yuko ari we wamwishe. Yavuze yuko yamuzizaga inkoko ye ngo yari yagurishije. N'ubundi ntabwo bari babanye neza, byari ibintu by'amakimbirane, kuko no mu midugudu byagezeyo mu nama, umugabo agaca bugufi, ariko n'ubundi umugore akanga guca bugufi, kuko impamvu n'ubundi ntabwo bararanaga, buri wese yararaga ukwe. Niyo mpamvu n'ubundi n'abana ntabwo bigeze babimenya, kuko se we yaryamaga wenyine, nabo buri mwana akaryama ukwe n'umubyeyi ukwe. Ibintu rero natwe nyine byadusigiye isomo, kuko twabonye yuko amakimbirane atari meza. Natwe twavuze ati rero reka twisubireho, kuko ibi bintu natwe byadutangaje kandi byanatubabaje cyane. Ndumva buri wese rwose yashaka uko yajya abana neza na mugenzi we nta makimbirane, kuko twabonye yuko ari ikintu gikomeye kandi natwe byatubabaje. Yari umuturanyi wacu, nta kindi tumushinja nubwo byabayeho, ariko twese nagiraga ngo bitubere isomo. Ntacyo none tugire dute, byabaye twumiwe ariko yaduhemukiye atwicira Ntaribi wacu. Yaduhemukiye pe, naho yagiye amenye ko yaduhemukiye, ariko mwazamuzanye bakamuhanira imbere yacu. Niko twe turi kubyifuza, bamuhanira imbere yacu, bamurasa, bagira gute, kuko ibintu yakoze natwe yadutesheje agaciro nk'abategarugori. Ibaze kwicira umugabo washatse wagukoye iwanyu, umugabo agukoye iwanyu, erega burya baguteturuye, none uraje uramusuzuguye. Nonse waje gukora iki? Waje gusuzugura umugabo akagumya iwanyu, none we yamwishe.
ariko yahemutse yishe umugabo we yaramukuye iwabo agomba ariko ahanwe ahanwe mushaka mu muraso twe turishimye ntabwo twishimye yadusuzuguje nk'abadamu ubu se ntitubonye inyuro ku bagabo ubu umugabo aragunya kuvuga ati ndavuga iki nanjye urankumponda umuhini none wabigira ute kandi ni uguceceka ati ibi n'ibi ati ahure nimvuga se nanjye uramponda umuhini numva ataduhemukiye yaduhemukiye ariko cyane cyane ejo se twarariye guhera ariko mvuga ari igikoko umuntu wabikoze saa 11 zo ku mugoroba akorosa agateka bakarya bikagaragara ejo mu gitondo nabwo bibonwe n'umwana kandi we atabivuze ubwo urumva adakabije uriya mugore ni igikoko ahubwo aranakaze kwiyicira n'umuntu se hubwo uriya mugore arakaze ari umwe numva se ngo baciye ibyo kunywa ngo byo basinda twamenya se niba ari yanasinze ntabwo twabimenye yaramwifashije none yamufashije ngo imihini 3 y'isekuru ako yaduhemukiye uwo mugore amadugudu ntiyavugaga aho se kumuvugiraho kubera ko oya ntabwo mbere mwari mumuzi uwo mugore uyu mudugudu yari yarawunaniye ku buryo bazaga no kumwaka ya FPR ati akenda gukubitana mudugudu ntago yari ntagondwa ko yari yorotunaniye so natwe mu mudugudu hari nubwo bigeze dore inamibera ariko uko tuhageze ni kwa ntari bino mugore ukamubona se umugore rikoda bahuraga mu makimbirane bagahora mu makimbirane ngo batungaga n'uburiri bubiri nimba rero uburiri bubiri ndabizi se babenge yanze ko basezerana oya ntabwo gusezerana se nibyo byatuma umuntu yicunde ariko se wasezerana n'umuntu wamuzerera avuye mu Bugande n'useri busezerane ryari cyakora umugabo none yaravuye mu misa menya kabiri mu misa menya kabiri yarari kwitegura ariko n'Imana iri muye urumva niyo yaba ntari bagiye atabatijwe cyangwa atakomejwe cyangwa adasezeranye ko nta muntu bavuganye nabi nta muntu yatukaga yaryaga imbaraga ze nari umugabo tujyana nzanira amazi mabidabira yakubita ku mutwe azayature kwawe niwe waryiye isi nta kabi yagiraga ku mutima nuko akubwira ati ntaribi ukangwe ntari ati Imana iraguha bimeze bitati ntaribi abantu bahera ko bamwitira ntaribi yabababaje utagira icyo uvuga yatubabaje ntaribi nkimara kubyumva ye nakubiswe n'inkuba gukubitwa n'inkuba umwana yaje arambwira ngo rero ngo ntaribi ngaje ngo yagurishije inkoko ya mama ngo none ngo ntaribi tugiye kureba mu gitondo ngo dusanga ngo yapfuye nase hapfuye inkoko cyangwa hapfuye ntaribi ngo hapfuye ngo ntaribi nubwo hapfuye inkoko namwe mo muravuga ntaribi ati reka da hapfuye ntaribi kubera nese bigenze biteze kugira ntari bapfe ati ntaribi turabyutse tugiye kureba igari mu cyumba dusanga ngaryamye yubana ngo niye bahereyeho ejo bundi ngo sinzi aho yagiye ayifite ari gushaka nyine ngo kuyigurisha bamwe bakavuga batoya ntaribi ntatunga inkoko ntabwo twagurisha inkoko twagura inkoko ya ntaribi ahubwo ntumbaze ngo yaguswa batubwiye ko yapfuye nyine ntaribi bati ntaribi yapfuye se yishwe n'iki ko atararwaye yishwe n'ibiki bati yapfuye ubwo ibyo kuza kumenya ko yishwe n'umugore twabimenye ari uko twabimenye ari uko bavuye ku hariya ku ntuza ku kagari nibo baje batubwira ko umugore yemeye ko ari we wamukubise intuza umuhini uwo mugore we umuhini usekura isekuru nyine wo basekuza wo basekuza sombe cyangwa se imyumbati niwo yamwicishije
amwica nijoro hari hakiri kare. Hari hakiri kare kuko umuhungu we yari yagiye mu mupira hanyuma abandi bana yabohereje kuvoma ipfiye ngo ni inkoko bazize. Ni inkoko niyo bazize ngo yamugurishirije inkoko hanyuma umugore yamujijije iyo nkoko. Ubwo rero nyine umugore yishe umugabo kubera ko umugabo yamugurishirije inkoko. Oya ngo no kumanywa bari babisakujeho ahangaha muri uyu mudugudu. Birababaje cyane no muri icyo kintu cyo kutabana kuko ntuye hafi ntabwo ari kure cyane. Ni ibintu byari bimaze iminsi batabana. Umugore ngo yarakijijwe ibyo kujya mu kirokore hanyuma rero ngo kubera ko umugabo badasezeranye ngo ntazongera kurara nawe. Niho inkomoko yakomotse. Ngo we yakijijwe yamenye Imana yihannye ibyaha. None rero umugabo niba atabikunze kugira ngo nawe akizwe nawe yihane ibyaha babane basezerane, umugabo ngo niba atabikoze ngo ntabazongera kubana. Kugeza ubwo yaje kugera igihe nyine uwo mugore ajya mu Bugande nk'uko uyu mudamu yabikubwiye. Ajya mu Bugande ageze yabayo. Icyo gihe ntabwo tuzi icyatumye agenda. Icyo gihe ntabwo twamenya ko aricyo cyamujyanye. Hanyuma rero ahagarukiye yagarutse muri uru rugo aza afite n'umwana. Harimo umwana yakuyeyo yaje nawe ariko umugabo ntabwo yigize amwanga. Yajyaga amubwira ati ese wowe ko waje ukaza n'umwana nkakwakira kuki jewe wanyirukana n'ukubera iki? Ntabona ibisubizo. Twumiwe cyane. Twumiwe ibintu ni ishyano rwose. Uyu muco ukwiriye gucibwaho kuko iki gihe ntabwo ari cyo kwicana. Icyo gihe twarakirenze. Iyo havutse ikintu nk'iki abantu barahungabana kuko niba muri uyu mudugudu wa Bweramana uyu muntu abaye wa kabiri yicwa mu bintu nk'ibyo by'akarengane. Uwo wa mbere yishwe na mukeba we. Aricwa buri irengero barashakisha ubuyobozi bushyiramo imbaraga bageze aho bamubona aho bamushyize ku muryango ariko bamwishe urubozo nawe bamucagaguye bashyira mu gifuka cya robote barangije basibira imbere y'umuryango ku mashyiga yaho yacaniraga. None bitarenze nk'imyaka ingahe n'ubu ngubu barongeye bishe undi. Umugore nawe arifashe yica umugabo we. Ntawe njye sinigeze mbona aho umugabo yica umugore, aho umugore yica umugabo we cyangwa se umugabo bashakanye akaba yatinyuka akica umugore we. Ibi bintu rwose bari bakwiriye kubica bakaduhana bihanukiriye nk'umuntu bafatanye amakosa nk'ayo ngayo. Ubwicanyi ntabwo twifuza ko mu gihugu hakagombye kurangwa umuco w'ubwicanyi. Rwose ibintu twababaye. Usanga abana basize aribo baguye mu karengane bakaba imfubyi bitari ngombwa ku bantu bafite mu mutwe. Ahubwo bajye bagerageza banabasuzuma abasigaye barebe ko bari abarwayi bo mu mutwe kuko niba bazi ubupfubyi ahantu ubwicanyi bwatugejeje ntabwo twifuza ko tuba twasubira. Birakabije. Twasabaga ubutabera rwose gushyiramo imbaraga ingeso yo kwicana bakayirandura kuko abana barakomeza kuba imfubyi. Ni nako gukomeza guteza igihugu ibibazo mu gihe twebwe baharanira kugira ngo tugire aho tuva naho tujya. Twe rero turafata igihugu tukagica imbaraga. Icyo kintu rero kiranababaje giteye agahinda. ese umuhini bakoresheje uri hano hafi? Umuhini barawujyana. Gusa icyo nshimira leta y'ubumwe nuko ituba hafi kuko nk'ubwo nk'aha hantu barabifata abantu babiri nk'uko abantu bakabazimiza pe neza tugasigaye tubazanya nk'abantu bo hirya bakure badashyizemo imbaraga. Abantu bajya babazimya gutyo tukabura irengero tugashiduka igihugu n'ubundi cyasubiye hahandi habi. Kandi icyo kintu rwose nta nubwo dukeneye kucyumva mu mateka. Ahubwo turi muri iki twakagombye kuba turi mu iterambere ryo kumenya ngo ese mugenzi wanjye abaye hate arabura iki mfite ngo nanjye mpuye. Hari umugabo ubona nta muntu abangamiye
ntawe yatukaga, yaba n'uwo mugore we ntago yamubangamiraga ngo wenda ngo uvuge ngo batura ngo bararwana ngo abe ngo yamukubise urushyi. Ubwo hari igihe yabonaga bimuyobeye akigendera, ntaribe uwo mugabo akigendera, yagaruka nabwo akigarukira mu mutuzo, nta muntu abangamiye. Agahinda byaduteye nkatwe abadamu, ni igisebo gikomeye cyo kubona umubyeyi nkatwe dufata umugabo tukamwica, kandi byarangiza icyo gisebo tuba twabonye n'umugabo we muri kumwe nawe arabigucyurira, arabigucyurira bikomeye, akakubwira ati ubu ngubu niyo twabatunga niyo twagira ibiki n'ubundi ni ukudukubita imihini. Byadukorera isoni cyane, byanatubabaje, nta nubwo ari ibintu byo kuvugwa. Ubu mvugira aha ngaha, guhera ejo nta muntu urashyira n'ikiryo mu kanwa, dutekereje ukuntu twarebye ntaribe uburyo yishwe agashinyaguro. Ni ibintu bibabaje, kuko umuntu waba abashije kugera ahantu ntabwo nakumva yuko yabashije n'urujya yaba agira umutima wihanga. Uburyo uwo mugore yamwishe, ntaribe ku wa gatandatu ngo yiriwe ngo azererane inkoko ngo y'uwo mudamu. Amaze kuyizererana agashaka abaguzi bayigura, ariko kuyigurishaho ngo yarayigurishije. Amaze kuyigurisha umugabo ngo yaje kare, ariko mu gitondo umugore akaba yabyutse ngo ajya kureba mudugudu ntabwo uwo mugore yamutesheje agaciro, yaraje aza kureba uwo mugore. Ahageze yasanze umugore ntawe uhari, yagiye. Mudugudu abura icyo akora kuri uwo wa gatandatu, acaho arataha, abwira uwo mwana w'umuhungu wa Ntaribi ati mama wawe yagiye he? Ati ntabwo nzi aho yagiye. Umwana w'umuhungu nibwo ngo yakarabye ngo yigira mu mupira. Amaze kujya mu mupira, ubwo umubyeyi uko yagarutse nawe ntabwo abizi. Ubwo nka 11:00 ngo nibwo yakubitaga uwo mugabo ngo uwo muhini zo ku mugoroba uwo kwa gatandatu nibwo yamukubitaga umuhini. Birangije amaze kumukubita imihini ngo amukubise imihini 3. Amaze kumukubita iyo mihini 3, w'icyo yakoze yaragiye aratwikira. Umwana w'umuhungu ko yagiye mu mupira, hari ahantu hari habaye ubukwe kandi ni umuririmbyi, ubwo ngo abakatiyeyo. Yaje nka 2:00 aryama aho yakagombye kuryama, kuko haba nyina haba se buri muntu afite icyumba cye. Ubwo uwo mwana w'umuhungu ngo nka 12:00 ngo yumva ngo ikintu kiri guhita ngo mu cyumba, ngo yinjiramo. Nibwo ngo yahamagaye nyina, ngise mama ngo ni iki kiri guhirita ngo hano za mu gitondo ku cyumweru iyi 12:00, kuko nibwo umwana w'umuhungu wa hano yaza kureba mudugudu. Ayo ma 12:00 twari turi guhanagura inkweto tugiye no gusenga. Ubwo ngiye icyo nakoze nabaje mama, se mama icyo nakoze nabaje mama, se mama ko mbona mudugudu ari kwiruka na wa mwana wo kwa Ntaribi hari buriya nta kintu kibaye. Hagishira umwanya umugore wa mudugudu nibwo yazamutse abwira umuturanyi ati Ntaribi muzi ko yapfuye. Turavuga turabeshya, ku mugore wa ntitwari kumwe. Twumva ari nk'ibintu byo gushidikanya kuko umuntu twari kumwe. Birangije abari bashoboye abahuse baza hano, twebwe tujya gusenga. Ejo tuvuye gusenga dukubitana n'abantu atari ko mugore wa Ntaribi bamuzamuye, yemeye icyaha yuko ari we wishe umugabo, yamwicishije umuhini. Ubwo twase tujya ku kagari, dusanga twahise tujya ku kagari. Tugiyeyo kuko twasanze ubuyobozi ariho bwamushyize, turamanuka tuza hano. Tumaze kuhaza ubuyobozi nabwo bwadutabaye, uwo mugore bamumanukana nanone bamuzana hano. Ageze hano basanze umuhini mu mbuga, baramubaza ese uyu muhini ni wowe wamukubitishije? Ngo ni wowe namukubitishije. Wamukubise imihini ingahe? Aramukubise imihini. Yabyiyemereye, niyo mahirwe ahubwo twanagize, kuko yaza guhakana biba byagoranye, ntabwo yigeze ahakana. Yasubiyemo avuga yuko
yamukubise imihini 3 yarangiza akamutwikira. Ntabwo yigiza atubwira icyo yamuhoye, ariko mu baturage bavuze yuko ntaribi yiri bazengurukana inkoko y'umugore ari cyo yamuhoye. Kubona umugore wica umugabo ni ibintu biba biteye ubwoba. Urebye n'urwo rupfu rwa ntaribi n'agahinda umuntu wese w'umudamu waba uri aha ngaha naho kugira ngo ubone urugo rukunaniye wirirwe urwana n'umuntu, wafata imyanzuro ukisubirira iwanyu, cyangwa mo kimwe ukagenda ugacumbika ugashaka ubundi buzima utiriwe wicana na mugenzi wawe. Kuko ibyo ndi kuvuga nanjye ubwanjye byambayeho, nari narashatse, ariko mbonye uburyo mama nshwana n'umugabo nafashe imyanzuro yo gutaha nigumira mu rugo, ariko bimpesheje amahoro, nta muntu nyishwana nawe. Naho kugira wicane n'umuntu wafata imyanzuro, kuko aho uba waravutse haba hahari, kugira ngo wirirwe ukora amarorerwa nk'ariya tuba twabonye, ni ibintu biba bibabaje. Yadukojeje isoni pe. Isoni yadukojeje, abantu b'abagabo babonye ibyo uriya mudamu yakoze, natwe badamu twabonye biriya ni ishuri buri muntu wese yagafatiyeho umwanzuro, akamenya ikintu cyo gukora, akamenya ibihe turimo n'aho turi kugana. Yadusebeje, yatubabaje. Nk'ubu ngubu twe twababajwe n'umwana we w'umukobwa wari warashatse, turababonye natwe tugira ubwoba, turavuga ubu ngubu nubwo wenda we kuko yari yarashatse Kigina, tukavuga ati ushobora kugenda ukavuga ati papa yitabye Imana, umugabo akaba yabyumva kumva ko nta kibazo. None tubonye abanyamakuru ati ubu biragenda bite, dereke ejo azabyumve kuri radiyo cyangwa wenda abibone nko kuri televiziyo. Twumva ni ibintu biteye agahinda. Yaraje, ariko turi kuvuga ati ubashobora kugerayo, ati namenye ibyo mama wawe yakoze, isubirire mu rugo. Cyangwa wenda niyo yamureka, ariko ntago byabura kumugiraho ingaruka, kuko ashobora kujya bimucyurira cyane. Yatubabaje cyane, yadusebeje, yaduteye igisebo gikomeye. Ubu buri mudamu wese aharimo aravuga ati ubu rwose bari kuvuga yuko ari twebwe tugiye kujya twiyicira abagabo. Yadusebeje cyane, kuko iyo wumva turi mu gihugu, turi muri leta yahaye agaciro umugore, wareba ugasanga agaciro baduhaye ntabwo tugakoresha neza, ugasanga umugore aho kugira ngo aheshe agaciro bakadusubije arimo aramutesha agaciro. Ubu hari nk'umuntu w'umunyamahanga wumvise ibintu mu Rwanda byahabaye, by'umwihariko mu mudugudu wa Bweramana, yavuga ati aba bagore bashyize imbere bakiha kuvuga ko batatesha agaciro bakabashubije, yatangiye kwica umugabo we. Bapfaga ko yamugurishirije inkoko yiwe. Umugabo yagurishije inkoko y'umugore, ngarangije nyine ngajya kunywa inzoga, ngaza yasinze, ubwo kugira ngo apfe. Andi makuru je sinayamenya ko nago ntuye hano, ntuye ruguru hariya, ariko nanjye muri no mudugudu. Ariko ababizi neza abaturanyi nibo badusobaniriye. Yabyemeye mu nzego z'umutekano, yabyemeye. Gusa no mu mudugudu wacu wa Bweramana uwo mugore yarabaye ikigande, kuko mudugudu wacu yahoraga mu nama y'umudugudu amutubwiraho kubijyanye n'amafaranga ya FPR ntabwo yayatangaga. Umugabo yayatangaga, umugore akamwirukankana amubwira ko ngazamwica kubera ko ari gutanga amafaranga ya FPR, we unahindukire ajye mu idini yagiyemo basezerane, ubundi mbese ajya kuri ibyo umugore amubwiye. Makuru y'ababizi babidusobanuriye, avuga ko umugore yagiye mu idini, ubwo niba ari ry'abangirikani njye ntabwo nabimenya, ariko akimara kuza yaraje ngabwira umugabo we ngo tugomba gusezerana imbere y'Imana. Umugabo aramubwira ko bidashoboka. Umugore rero ahita afata umwanzuro wo kujya mu buriri bwe, umugabo nawe akajya mu buriri bwiwe. Biteye ikimwaro gikomeye cyane kwica umugabo wawe, ni ikosa rikomeye, kuko ibintu byo kwica umuntu no muri leta turabizi. Hari itegeko twize gutora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bivuga ngo ni referendum. Tuvuga ko umunyarwanda yitwa ndi umunyarwanda, utitaye kuri wamusanze umushaka cyangwa mukundanye,
ntabwo wemerewe kwica umunyarwanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ikosa. Noneho yaduteye icyasha cyo kwica umugabo we. Twababaye cyane, umudamu yadukojeje isoni kubera ibintu yakoze, kuko abadamu yadusize ikizinga kitazapfa kidushizeho, kuko uraba ufite umugabo, waba umufite, wagira ngo mutonganyeho gake ngo n'ubundi muratwica, ngo reka nicecekere n'ubundi utanyica. Ubwo rero urumva ko ari ibintu bibabaje, yadusize ikizinga kitazapfa kiduvuyeho, keretse Imana yo mu ijuru ntizadukuraho icyo kizinga. Ntabwo bisanzwe, ibintu bikomeye cyane, ntabwo byoroshye, kuko natwemo turabitekereza tukumva tugiye kure, kuko buriya hari ukuntu abadamu buriya nubwo bavuze ngo yasengaga, buriya ntabwo yasengaga, kuko umuntu se ngo yasengaga ariko buriya ndabona atasengaga. Umuntu usenga aragenda kumva ijambo ry'Imana, yaba ababaye akururuka, yataha bashyamirana n'umutware akamucira bugufi, agaca bugufi. None kugira ngo ace bugufi kandi yavuye kumva ijambo ry'Imana, akugira ace bugufi ahubwo akazamuka. Ubwo urumva rero ntago mubara ibirangira yishe n'umuntu. Urumva ko gusenga ntago byari bimurimo, ngo yamwicishije umuhini wo basekuza. Birasiga isomo ryo kutazongera ibi bintu kubikora. Twebwe abadamu tugumye ducire bugufi abatware bacu. Birababaje no guhungira kuwiteka, uko buriya duhungiye kuwiteka aratwururura, tukururuka, waba ubabaye ugaca bugufi, mwakorana ikosa ukamusanga mugasabana imbabazi, ngo bya bintu mukaba murabyicoceye birarangiye. Ari n'ukuntu muri babiri mu rugo, mwebwe mukajya mu nzu muri babiri, mwumva ko mudashaka kwisereza, mukabyicocera muri babiri. Ibyo bijyanye ku muntu usenga, wa wundi udasenga unywa ku gacupa ntabwo yabikora, ariko ku muntu usenga we ibyo bintu yabikora kandi akabishobora abifatanyijemo n'Imana. Ko rero iki kintu kirababaje, dukwiye gusengera abadamu, twebwe nk'abantu dusenga. Uranaye ndasenga kandi nanjye izo ntambara naziciyemo nkajya mucira bugufi, nkamubwira ati pe niba hari aho nkosa umbabarire, kandi nkajya n'imbere y'Imana nkasaba imbabazi. Nawe yazaho turukana, ibyo yashaka kunkorera je nkamubohokaho mbere, je akabona ko muciriye bugufi. Buriya rero twe dukwiye gusengera abantu b'abadamu nabo bagaca bugufi, Imana ibasange, kuko abishyize hejuru Imana ibacisha bugufi. Iyamuremye ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mushikiri, yagarutse ku byabereye muri uyu mudugudu. Mbere ni ukwihanganisha umuryango wa nyakwigendera, ariko natwe nk'igihugu twahombye kubura umuturage. Urakoze cyane, twabimenye ejo ari umwana wa nyakwigendera umenyesheje ubuyobozi ko papa wabo yapfuye, ariko twaje kwicara dusa n'ubundi yapfiriye mu nzu, ariko bigaragara ko bamukubise umuhini mu mutwe. Iperereza riracyakomeje, ariko amakuru y'ibanze ni uko ari amakimbirane yaratanye n'umudamu we. Amakimbirane ashingiye ku mitungo bari basanzwe bafite, ariko binajyanye n'ubusinzi no gusesagura imitungo. Bagiye bagirwa inama, ariko bya bindi bakagirwa inama bakavuga ati birakemutse tugiye kongera kubana, ariko none ubwo businzi n'iki bwatumye mu ijoro ry'ejo bundi bashwana nk'uko none umudamu kugeza ubu yemera ko ariwe wamukubita umuhini mu mutwe, yitaba Imana. Kugeza ubu umudamu ari maboko y'ubugenzacyaha kugira ngo akurikiranwe amakuru yimbitse kuri ayo ngayo. Tumwe twatanga nuko abantu dutanga amakuru ku miryango itabanye neza, kuko imiryango iyo turahura nabo tukabaganiriza, umuntu akemera ko wenda amakosa yisubiyeho, ko n'ubundi umuryango yaraganirijwe. Aho hari igihe usanga n'ubundi abantu y'amakimbirane igihe nyira akabyuka nyuma y'igihe runaka. Icyo twatanga ubutumwa nuko abaturanyi babo, abantu twajya dutanga amakuru kugiye ku buyobozi, ku buryo bitagera twabura umuntu ku kantu k'ubusabusa cyangwa se ku kintu gitoya abantu bafatira ingamba. Abaturage batuye muri aka gace babajwe n'urupfu uyu mugabo yishwemo n'umugore we yishakiye, dore ko muri rusange bavuga ko yari umugabo witondaga mu mico ye nk'uko abaturanyi be babigarutseho. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, turi mu karere ka Kirehe, aha ni mu ntara y'Iburasirazuba.